Inkuru y'uyu munsi rero iragira iti: ninde ucugushije icupa? Mbere yo gupfa umwana yasuye umubyeyi we aho yari arwariye kanseri. Baganira byinshi ku byo umwana yari afitiye amatsiko. Mu bibazo umwana yabajije umubyeyi we, yibanze cyane ku kumubaza icyatumye amara imyaka irenga 90 akomeye ndetse abanye neza n'abantu barimo n'umufasha we. Umusaza rero yakomeje gusobanurira umwana amwe mu mahame yagendeyeho, amwe mu mabanga yakoresheje. Ageze ku cyatumye abana neza n'umufasha we ndetse n'abantu muri rusange, abwira umwana we isomo rikomeye. Yaramubwiye ati: mwana wanjye, ibanga ryatumye mbana neza n'abantu nuko nahishuriwe kuva nkiri muto ko akenshi umwanzi w'umuntu atari mugenzi we, ahubwo umwanzi w'umuntu ashobora kuba undi muntu udafite ikintu ahomba, ahubwo uri kungukira mu kuba hari abantu bahanganye hagati yabo. Umwanzi wawe ashobora kuba atari uwo mudahuje imyemerere, uwo mudahuje idini. Umwanzi wawe si uwo muhuje ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo umwanzi wawe ashobora kuba undi muntu udafite ikintu ahomba, ahubwo uri kungukira ku kuba wowe na mugenzi we muhanganye. Uyu musaza yakomeje kubwira umwana we, aramubwira ati: umunsi umwe umugabo umwe yafashe intozi, afata intozi 100 z'umweru, afata n'izindi ntozi 100 z'umukara, zose uko ari 200 azishyira mu icupa rimwe. Arangije azitereka ku meza. Izo ntozi nta kibazo na kimwe zigeze zigira, nta n'icyo zigeze zigirana hagati yazo. Umwanzi w'uwo mugabo yaraje afata rya cupa aricugusa mu buryo burimo n'ubugome. Intozi zitangira kwicana ubwazo. Iz'umukara zahise zumva ko umwanzi wazo ari iz'umweru, iz'umweru nazo zihita zumva ko umwanzi wazo ari iz'umukara, zitangira kuryana, ziricana karahava. Kandi mu by'ukuri umwanzi wazo wa nyazo nuriya wacugushije icupa. Mu makimbirane rero hari igihe muba mushyamiranye, nyamara hari undi muntu udafite icyo ahomba, uri kubareba nk'ureba umukino uryoheye ijisho. Mbere rero yo gushwana, mbere yo guhangana, ujye ubanza utekereze neza. Hari igihe umwanzi atari uwo nguwo muhanganye. Umwanzi wanyu wa nyawe ari uriya wacugushije icupa. Bavuga ko nta mpamvu yo guhangana n'abantu babi kuko ntacyo guhomba bagira. Kandi koko ku ruhande rumwe nibyo. Iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube ikunda umwanda. Ntugahanganira n'umuntu udafite ikintu ahomba. Abantu babi rero akenshi ntacyo guhomba bagira. Ni kimwe no guhangana n'isi. Guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda kubera ko isi nta kihomba. Iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube ikunda umwanda. Kandi ingurube ikunda umwanda. Urumva ubihomberamo rero ni wowe. Ingurube nta kintu ihomba. Ni kimwe rero n'abantu babi. Bibaho rero ko hari igihe umwanzi wawe atari ingurube, ahubwo umwanzi wawe akaba wa wundi wacugushije icupa, watumye wowe urwana n'ingurube. Hari igihe umwanzi wawe atari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, umwanzi wawe atari umuvandimwe wawe, atari inshuti yawe. Hari igihe inshuti ihinduka umwanzi. Hari igihe umwanzi wawe atari wa wundi wahoze ari inshuti yawe, ahubwo umwanzi wanyu mwembi ari umuntu uri kubirebera hakurya, akaba ari nawe wacugushije icupa. Hari igihe rero umwanzi wawe aba atari umuturanyi wawe, si umuvandimwe wawe, si uwo mudahuje idini, si uwo mudahuje imyumvire n'imyemerere, ahubwo hari undi mwanzi wanyu mwese. Umwanzi wanyu mwese rero nuriya wacugushije icupa. Mbere yo gutukana, jya ubanza urebe niba nta wacugushije icupa. Mbere yo gutongana, banza urebe niba nta wacugushije icupa. Mbere yo kumva amabwire
ngo utangire uhangane n'umuntu runaka bikekwa ko wayavuze, banza urebe niba nta wacugushije icupa. Wasanga hari umuntu uri kumubeshyera. Mbere yo kwicana, mbere yo kurwana, mbere yo gupfa ubusa, byaba byiza mwembi mubanje kureba niba nta wacugushije icupa. Mbere yo kwitana ba mwana, hari igihe umwanzi wanyu mwese aba yibereye hari ari guseka, areba ukuntu muhanganye, areba ukuntu muri kurwana, adafite ikintu ahomba. Ugasanga murimo murapfa ubusa, kumbi hari umuntu wacugushije icupa. Ikibazo cya mbere uri kwibaza mbere yo guhangana, ujye wibaza uti ninde ucugushije icupa. Numara kumenya ucugushije icupa, bizakurinda guhangana na mugenzi wawe, kubera ko mugenzi wawe nawe azi yuko ari wowe wacugushije icupa. Azi ko ari wowe mwanzi we. Hari igihe rero iteka ryose abanzi babiri, abantu barwana ari babiri, ibihugu bikamarana, abantu bakicana, abafitiye imyumvire bagahangana n'abafitiye imyumvire, ariko umukino hari undi muntu uri kuwureba. Uwo muntu rero uri kureba uwo mukino ni uwacugushije icupa. Umugore n'umugabo bagahangana bapfa ubusa, hari umuntu runaka uri hakurya wakije umuriro, yacugushije icupa. Yacuguse icupa rero ugasanga ababihomberamo ni mwebwe, we arimo arishima, waranezerewe, ameze neza. Mbere rero yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose mupfa, cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ukora, ubanza utekereze kabiri, urebe niba nta wacugushije icupa. Nusanga uwo rero ahari, umenye yuko nta mpamvu yo kugira icyo mupfa, ahubwo mukwiye gushakisha umuti wo kwirinda ucugushije icupa. Umuntu ucugushije icupa rero, ikintu gikomeye cyane nk'igihano mugomba kumuha ni ukudahangana. Iyo umuntu ateranyije abantu babiri, tekereza nk'umuntu azanye amabwire akakubwira ati rero kanaka ni umuntu mubi, arakwanga n'ikimenyimenyi yavuze gutya. Yarangiza akajya no kuri kanaka, nawe akamubwira ati rero uriya muntu reka dufate inshuti nk'ebyiri. Paul na Yohana bari inshuti magara, hanyuma ubushuti bwabo ntibwishimirwa n'umuntu runaka, wenda tumwite Sharire. Sharire araje, yagiye kwa Paul, abwiye Paul ati rero Paul, urabona urupfu rw'umwana wawe, uzi ko Yohana ari we wamuroze. Urarya urimenge rero Yohana ntabwo akwifuriza neza. Sharire akongera akajya kwa Yohana akamubwira ati se wari uzi yuko ko waratandukanye n'umugore wawe Paul yabigizemo uruhare? Uzi ko nabafashe bari kumwe basangira bameze neza bari guseka, ubona ko bafite urugwiro. Urumva umuntu ucugushije icupa ni Sharire. Igihano cya mbere rero ugomba guha Sharire, gusa bisaba kubanza kumenya niba Sharire ari we wacugushije icupa. Igihano cya mbere ni ukubona umubano wa Paul na Yohana ahubwo wakomeye kurushaho nyuma y'aho Sharire acugushije icupa. Icyo ni cyo gihano cya mbere ugomba guha Sharire. Naho iyo muhanganye, Sharire aba ari hari ari kureba umukino, avuga ati ndabashoboye rwose, ndabahaye. Kwihorera kwiza rero ni ukubana neza, ni ukubaho neza. Iyo hari umuntu ucugushije icupa mukamwereka ko nta kintu bivuze kuba yacugushije icupa, nicyo gihano cya mbere muba mumuhaye. Gusa mbere yo guhangana ugomba kwibaza uti ninde ucugushije icupa.